mwoka byaramwe mugaheka hungu nakobwa mwoka ronyeraho abandi baburiye. Noneho iyi video ndayitangirane ko numva ibikuba binkuka ko nazi kijya mbere guys. Umva ko nigenje gusa ariko iyi ni Memefi airdrop umunsi ko ku munsi w'ejo aribwo nababwiye ko tugomba kwishyura toni imwe ndetse naranayishyuye n'abandi bayishyuye. Niyo mpamvu hari abantu bari kuza hano kuri airdrop criteria bagasanga bimeze gutya na gutya ibyanjye bimeze. Hari abantu benshi cyane mwanyohereje screenshot mumbwira ko namwe mwishyuye iyi toni imwe, ariko haracyari kubura akantu kamwe ari akangaka ko kuba wakishyura Telegram stars byibuze inshuro imwe. Ntago kuba bivuze ko hano rimwe ari Telegram star imwe, ugomba byibura kwishyura Telegram stars inshuro imwe. Niyo mpamvu bavuze ngo make at least one transactions in Telegram stars, ntago ari ukwishyura Telegram stars. Hanyuma guys, nari nangiye mvugane none iyi video ndayitangirane. Niba warishyuye toni imwe, niba muri izi eligibility criteria uri kubura kakonyine, nubwo hano batubwiye ko nyine muri izi eligibility criteria iya mbere ni ukuba ufite miliyoni 50 za coin hariya kuri balance yawe. Ngewe mwibuke ufiteho miliyoni 450. Reka ngaruke hano kuri airdrop. Ugomba kuba ufite miliyoni 50, bakavuga ngo balance matters. Hanyuma bitewe na balance ufite uzabona amafaranga nyine ahwanye na balance yawe, balance matters. Gusa ariko ejo hari post nakweretse bari kutubwira ko kuzuza imwe muri criteria batanze bihagije kugira ngo uzabone airdrop. Kandi nyine airdrop should be free, nubwo kuri kati twatanze 1 toni turi gukora iriya task ya OG pass baduhaye 10x go, ariko no kuri X Empire byarabaye muswara. Abantu benshi bagiye bishyura 0.5 toni, ariko n'abatarayishyuye twabonye airdrop, twabonye kudufaranga nubwo twabonye duke. Hano rero naho impamvu ubundi natangiye kujajinga iyi Memefi ndi kuvuga ko ari scam, ariko wenda nshingiye ko na scam ishobora kubaho gutyo gusa cyenyege kuri Telegram bitewe n'impamvu nzi, kandi nizeye ko iyo mpamvu idashobora kuba hari yatuma hari scam yongera kubaho. Niyo mpamvu nafashe icyemezo cyo kwishyura toni imwe. Niba nawe warayishyuye ni byiza ku cyemezo wafashe guys. Niba utarayishyuye ariko uri kubona ukibura utuntu twinshi hano guys, stop, ntuyishyure bitewe nuko nyine hari ibintu bitarimo neza, bitari kugenda neza kuri iyi Memefi. Kuri blockchain izaba listed, ndagira ngo nkubwire ko itazaba listed kuri toni blockchain kereka niba wenda hari impinduka zizaba, ahubwo izaba listed kuri Sui blockchain. Sui blockchain rero nayo nago irabyemeza, ntago turabyemera niba koko iyi Memecoin, iyi Memefi izaba listed kuri Sui blockchain. Ariko hano rwose iyo uje kuri X uri kubona nyine na hano babitangaje ko OKX izaristinga pre-market. Uri kubona niyo mpamvu bashyizemo aka kantu ka OKX kariho n'iyi logo ya Sui blockchain. Iyi logo ni ya Sui blockchain gusa, ariko Sui blockchain ntacyo irabitangazaho. Ariko iyi OKX yo yatangaje ko nyine izaristinga iyi Memefi ariko muri pre-market. Iyo uje hano muri OKX ugashakishamo Memefi, ubona ko OKX mu by'ukuri yabitangaje ko izaristinga Memefi, ariko hehe muri pre-market. Pre-market rero, pre-market njyewe ubundi mba nshaka spot listing, mba nshaka amakuru meza yizewe yemeza ko airdrop izaba listed, spot listed, apana ibi bintu bya pre-market guys. Rero niba hano guys, niba sorry ho gatoya, niba muri izi eligibility criteria uri kubona uri kubura akangaka, nje kugufasha uko wagakora nk'uko mwabinsabye cyane kuri WhatsApp guys. Gusa ariko abandi mutarishyura 1 toni mureke, haracyabura iminsi 12 nzababwira muyishyure. Nimutayishyura nabwo muzabona amafaranga nyine, wenda kuko mufite miliyoni 50 za coin wenda muzabona make, kuko ntago mu by'ukuri ndabakunda, ntago nshobora kubagira inama yo kubayotsa. Hanyuma rero wowe ushaka gukora iyi task kugira ngo mu by'ukuri umaking sure ko utu tuntu twose turi
correct is eligibility criteria uzujuje, ariko nyine na hano nabo babivuze ngo ni qualify for larger airdrop, kugira ngo uzabone airdrop nyine yisumbuyeho nuko uzaba ufite izi eligibility criteria. Wowe utazujuje rero, wujuje iyi yonyine, uzabona airdrop ariko itari larger, uzabona amafaranga atangana nk'ayo twe tuzabona. Hanyuma wowe umeze gutya, bimeze nka gutya, uraza hano kuri complete transactions. Ikindi cyemeza ko nyine utanakishyura star imwe, uri kubona ko izi ni energy tuba tugomba kugura, aho iyi ngiyi yego energy 20 zigurwa Telegram stars 6. Byumvikane ko wenda nakugira inama yo kugura kano ukishyura Telegram stars 6. Niba utazifite kuri Telegram uranyandikira unyishyure kuri mobile money, mwoherereze Telegram stars kuri Telegram guys. Hanyuma wenda reka nze mbikwereke uburyo bimeze. Nje hano ku turongo dutatu, nkaza hano kuri settings, uri kubona ko nje hano kuri my stars mfiteho Telegram stars 150, wowe ufiteho 0. Rero niba ushaka gukora iriya task uranyishyura mugurishe Telegram stars 6 cyangwa se izirenze 6 bitewe na energy ushaka kugura. Urazi kuba uzibona hano, ndazikoherereza zigereho hano. Yego ndakubwira uko bigenza ugiye kunyishyura, ndazikoherereza nawe urazi kuzibona hano 6 cyangwa 23 cyangwa se zingahe. Reka ngaruke kuri Memefi rero mwereke uko tugiye kugura izi naji, uko tugiye gukora iriya task kugira ngo to making sure ko twebwe tubura kariya kantu kamwe nako tukujuje, tuzabona amafaranga menshi kuri iyi airdrop mu gihe izaba itadutengushye. Tugiye kugaruka hano kuri airdrop, hanyuma birumvikana turaza kuri iyi task, turategereza iyi task complete transactions, hanyuma uraza guhitamo energy ushaka kugura bitewe nyine na Telegram stars waguze. Ngiye kwishyura Telegram stars 6 guys. Ndishyura Telegram stars 6, hanyuma ndayifunguye. Wenda nawe uraza gufungura iyi cyangwa indi ushaka, uraza kuza hano hari purchase for 6 stars, ubwo ngiye kugura energy 20 nzigure stars 6. Uri kubona ko ngewe mfiteho za Telegram stars 150. Ndaza hano kuri confirm and pay. Ninza kuri confirm and pay, uri kubona ko byakunze guys, byakunze. Ndategerezaho gato cyane. Uri kubona ko bambwiye ko thank you for your purchase, enjoy your time playing and tons of new rewards coming your way. Ndaza no kuri return, hanyuma reka nze ngaruke hano inyuma, nongere ngaruke inyuma turebe niba nujuje za eligibility criteria zose uko zakabaye, batazagira ibintu banzanaho nzamenye ko banskaminze nubwo bidashobora gupfa gukunda. Yewe umuntu warya yanjye guys yaba ari umuhanga kabisa, nge nanamukurira iyi ngofero. Hanyuma tugiye kuza hano kuri airdrop, dutegereze turebe. Guys uri kubona ko ndi eligible 100%. Hanyuma rero wowe uri bunyoherereze Telegram stars ukuntu ndi bukore, wenda nje hano ku turongo dutatu, nkaza hano kuri settings. Uri kubona ko nsigaranyeho Telegram stars 144 kuko nishyuye 6 kandi nafiteho 150. Ikintu ndi bukore, ndaza hano kuri send gift. Ninza kuri send gift, ubwo uraba wanyandikiye kuri WhatsApp wamaye nimero yawe nayisevinze. Wenda duhitemo uyu muntu witwa nde, uyu muntu witwa kanze ndebe iyindi nimero yanjye yanditseho Dezring arihe Dezring. Iyi ni yindi nimero yanjye, wenda nkaguselectinga nawe, ubwo ndaba nasevinze nimero yawe wayimaye. Yego hanyuma ndaza hano kugura Telegram stars 6 guys. Ndabona bitari buze gukunda. Ikintu uri buze gukora, uraza kugura Telegram stars 15. Ndabona ari zo nye zo kuba umuntu yakoherereza umuntu, hanyuma cyangwa ugure 25 cyangwa ugure 50. Ni amahitamo yawe, uraza kumbwiriza ushaka nkuce amafaranga. Hanyuma nugura 15 ndakoherereza iyi gift. Nyimara kuyikoherereza ndaza guhita nkanda hano kuri send. Yego
hanyuma ni wenda ariko rekana nayohereze turebe nyohereze kuri iyi nimero yanjye. Uri kubona ko ndayohereje, reka tujye kuri iriya. Uri kubona ko ndaba nayikoherereje gutya, wenda reka tujye hariya ku yindi telefone yanjye ndabereka screenshot. Reka njyeho mfate screenshot nyikwereke ukuntu biba bimeze n'uburyo uzakoresha kugira ngo izo Telegram stars zikugereho ukore iyi task neza cyane guys. Okay guys, very ready. Uri kubona ko reka nze nshyireho kamera, ndabona screenshot bitari bunkundire nubwo telefone yanjye bitagenewe gukamera gusa, sinzi niba mubibona nyine hano bari kumbwira ko nyine hano rasta nyine ntiyo niko nanditse hano kuri iyi nimero yanjye yindi. Uri kubona ko hano handitse ngo Rasta sent you a gift for 15 stars. Gusa sinzi wenda niba bigaragara, ariko reka nze nshyire kuri machine ahari. Reka nze mbikwereke ku mashini guys. Guys, ahubwo sinzi ndabona kuri telefone, ahubwo ndabona kuri telefone ariho byari kuba bigaragara neza. Guys, reka dukorere kuri telefone, ndabona ariho fresh. Uri kubona ko hano bambwiye ngo Rasta sent you a gift for 15 stars. Ngiye kuhafungura, hanyuma ukihafungura uza hano ukaza hano handitse view, ngira ngo haragaragara hano handitse view. Hanyuma uri kubona hano hambere handitse ngo display on my page, hanyuma hano mu hepfo handitse ngo convert to 13 stars. Ni ukuvuga ngo zari stars 15 nakoherereje cyangwa se niyoherereje, ariko nyine kugira ngo nawe uzishyire muri stars yego baragukata ebyiri wakire 13. Hanyuma uje hano munsi handitse convert to stars, ugahita uza hano hejuru handitse convert. Uri kubona ko bahita bakubwira ko bikunze, ubonye Telegram stars 13 guys. Ni ibintu biri kugaragara gutya, ngira ngo biragaragara. Hanyuma wenda nje hano nkasubira inyuma, nkaza ku turongo dutatu, nkaza kuri settings, nkaza hano kuri Telegram stars. Uri kubona ko zahageze 13 guys. Yego nawe ni gutya ndi bukoherereze Telegram stars guys, ni gutya ndi bukoherereze Telegram stars. Hanyuma wenda navuze ko guys mbakunda, niba utarishyura 1 ton waba ubiretse, kuko ndi kubona hari ibintu nyine bitameze neza kuri iyi Memefi. Ariko nyine niba warayishyuye n'ubundi komeza wishyure na Telegram stars 6 kugira ngo ube eligible bya nyabyo, kugira ngo ube eligible uzabone ku mafaranga menshi ashoboka mu gihe iyi Memefi izaba itadutengushye guys. Niyo project ya mbere ntaba nkozi kambabaza, gusa reka twizere ko bitazaba, kuko hari impamvu nizera ko ibi bitazaba. Nubwo kugeza ubu iyi Memefi ndi kuyiha amahirwe 50% ko izaduha amafaranga, ayandi 50% ishobora kuzaba scam, I don't know. Reka dutegereze turebe, nago najya kujajinga ibintu nari kubona impamvu yumvikana. Wenda nimara kumenya igisubizo kizava kuri Sui network, ego nzamenya ko iyi airdrop yizewe, nkubwire ukora ibisabwa byose, cyangwa nkubwire ko itizewe, nkubwire wihanagure. Hanyuma ndabakunda cyane guys, reka tubonane mu yindi video update. Imana ibarinde.